Hello guys, noneho nk'uko ari Alberto Official nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe uko wakora table muri Excel. Hari mugenzi wanyu wabinsabye, ari umufana wabinsabye, ari umusubscriber wabinsabye. Uza hano rero kuri insert, hano ni muri Word tugiye guhera kuko Excel yo turayijyamo nyuma. Uza hano muri insert, warangiza urabona hano nyine wafunguka, ukaza muri insert, ukaza hano handitse table. Warangiza ubushobora guhita ukora ibi bya automatic bitewe na table ushaka. Urabona uko ushyizemo utuntu runaka, hari udutable tugenda twica hano ku murongo, yaba nyine bitewe n'uko bishaka. Izi ngizi nuko ari telefoni nako ari screen iri gukurura gutya, ariko ubundi yaba ari table nzima. Ushobora kwandikamo amazina, nimero za telefoni, kandikaho wenda email, byose bakaba babyuzuza munsi. Noneho ikindi cya kabiri, ubundi buryo bwa kabiri ushobora gucreatinga table muri Word cyangwa se muri Microsoft Word. Ubushobora n'ubundi nabwo tugiye kujya hehe, tugiye kujya hahandi kuri insert, tugiye kujya hahandi kuri insert, dukore kuri table, turangiza tuza hano handitse ngo draw table. Noneho urayishusha, ukora draw, ukagenda ujyana agakaramu wongeraho akantu, ushaka kubibona neza. Ni umuntu ufite telefone, umuntu uri kurebera muri computer nyine ho biramworohera, biba bigaragara neza, telefone arihangana. Ni uburyo ushobora kugira ute gukoresha. Uburyo bwa gatatu rero ngiye kukwereka muri Word. Muri Word yego ubundi buryo bwo kwandikamo umubare w'amacolumns cyangwa se uturongo duhagaze, ndetse n'umubare w'uturongo dutambitse ari nka uzwi nka rows, turongo cyangwa se utuzu dutambitse ngana. Tugiye rero gusubira hariya hejuru kuri insert, sibyo? Tumara kujya kuri insert, tugiye kujya kuri insert hariya hejuru, tujye ahanditse table, tujye ahanditse table. Noneho aho hambere turaba dushyizemo umubare w'uturongo duhagaze cyangwa se utuzu duhagaze. Noneho munsi aho ha kabiri turashyiramo umubare utambitse. Nitumara gushyiramo umubare w'uturongo dutambitse twemeze. Hari table hano murabona yuko tuyiciye indi ya gatatu. Ubu ni uburyo rero butandukanye ushobora gukoramo table yawe muri Microsoft Word. Ugeze kuri YouTube channel nagushishikariza gukora subscribe. Tugiye noneho kurebera hamwe uko table no muri Microsoft Excel. Noneho muri Excel tugiye kujyamo, naho ni ibisanzwe. Urafungura Excel nk'ibisanzwe, uselectinga noneho umubare wa table ushaka, kuko bundi by default Excel bifite table. None iyo table uraselectinga, urahita ujya hano handitse, hano hejuru munsi hano handitse ngo 11. Aho munsi hano wongerera font size, nurangiza uza hano munsi handitse ngo all borders. All borders bivuze ngo selectinze hahise haba table, hahise hajyamo iki borders cyangwa se uturongo. So bivuze ngo ubu ni uburyo ushobora gukoramo table yawe muri Excel. Niba iyi video kunyuze cyangwa gushimishije, byandika muri comment, kore like, usangije inshuti zawe, twunguranye ubumenyi nk'abanyarwanda. Jye mwabanaga ya Alberto Official. Tuzahurire muri video itaha. Imana ibarinde. Bye bye. Alberto Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.